rwose uri kubaruta pe. Ushaka nkundana nawe? Ya urabona ari promotion nguhaye gusa ariko n'ibyatuma umenyera. Barakubesha rero nanjye afite uwanje. Tony gatoboka inyaga kubitwa n'inkuba niko wafumbera uwo Tony uri guhamagara abamwifishe yo kwaso. Music. Ariko panyasha ujye ubyihorera abakobwa barakwanga nawe ubwawe ukibura. Rudakubareka reka jewe panya sinkubeshye nambaye tora yanjye na Muyanga ari Muyanga turamutse duhuje niyakibuka ko yagize ahura na Kimenyi. Winde Muyango wuzi ariko abantu muzanasara ubu nawe ugiye kuzamera nka babandi birirwa basarira Pamela. Reka ngiye panya ho simari umugore wa Tayiga. Haha ayo makosa sinayakora. Ubu hari umuntu abakobwa batakanga. Of course akeza karigura shumi ariko Rudakuba ubu nagurambona nifunzemo drip zanje ari nka Sunday ndi guca muri karitsiye. Hanyuma yo kukubona se ukaraba ku nimba ndi kubafata. Ufata baki nyumvira waraye ariko ukabona n'abadada babafera baba bafite impamvu kuko nta kuntu umubebe uri seriye yahura n'ingoski nkawe hanyuma ngize kumutakazamo. Ariko abantu mujya munsetsa ubundi mbere yo kuvuga urabanza ugatekereza ngo mbere yo kuvuga uba watekereje kwikina kudashinga. Philippe wambara uhaze uririmba nizi twe turifunga shumi nurabona natayema akawayitikanje n'urukweto rwiza nahahita wuni ubugi bene mba nabisize ku rundi rwego. Iyihe nkweto wahahita wuni? Side outfit na outfit mbonye side outfit nisoni nye ubwije kuvuga ngo side outfit wambaye ikinyoco nacyo wakuye mu ifumberi. Iyi ni ituma abakobwa bo gusarira bakemera kwitwa ibyomanzi kugira ngo ahuze n'umusore wakataraboneka. Panya umusore uteye amabengeza umwana w'ikibungo ongeraho ngo yambare ibinyoco. Ariko se mwana wajya ugira discipline mu byo uvuga? Na discipline ibyo mvuga ni ukuri. Buragiye panya umuntu ashatse kunsuzugura ndamwihorera ngiyigendera kuko banaca umugani ngo uyizize naririgo yizira se ngute. Hari abakobwa nk'abanga nigize gushaka gutereta barangije barambenga ngo bazibonera abandi kandi Rudakuba umuntu yagerageje gusuzugura umusore yatoranyijwe Imana ikumera igihano nanjye ubwanye nkasinya. Hanyuma se baguteye indobo byagenze gute? Umwe yashatse umugabo w'umukarani undi ashaka umugabo yapfuye ijisho bose rero Imana yabamereye uduhano tw'ubwenge cyane. Hanyuma se ukora iki ko numva wirata ngo uwo nguwo n'umukarani? Umurage bro ngiye panye nakubwiye ko ndi umusore watoranyijwe. Nyine nakubajije ngo ukora iki? Nge ndi umuhigi. Ubu nawe wirirwa wiruka kuri za mabinga. Nge ndi umuhigi w'ifaranga nugira ngo ni umuhigi watwatunyamaswa. Umuntu uhiga amafaranga asa nkawe yapanye umusore uteye amabengezanye boy from Kibungo Kabunga na Mukanuza. Sasa huyu ako bazemera jya ko ngiye panye ndi ikibasumba umusore w'igikwere. Sarisa fresh man ugiyese shanzamutse hano ruguru. wese uvuye he? Shana ingi hari hafi yo ku gasantere ariko makuye umujinya ni wabyumva urongeye gwaniye yose. Oya suko bigenze ugira ngo se shabyana banagendanye inkweto yanjye kuba amenyera ari uko nagendanye silipa. Inkweto yawe sikori ni bararuhiga mwana nyigukojeje mu gatuza batabagusangamo kanseri. Isi inkweto ahubwo mbanza wambaye igisasu. Bankubise rero ubwo bankubise ubaho kugira ngo nyisige mu rugo nakemera nkayitegera. Hanyuma se nyina nibiki byaguteye umujinya ku muhanda? Mani narindi kumwe na yanga yo bita Panya wa musku ukunda abakobwa nako mwana ariko ubwirasi kagira kagutera iseseme. Mwari hamwe n'abakobwa twari twenyine. Hanyuma se hato ngo niwe mwami w'abagore mbese ngo niwe musore uteye amabengeza. Ibyo nibyo byakubabaje hafi kumukatisha inkweto yanjye wahise umubabarira. Nawe yari yambaye indi mwana uramureze nanjye ndamuzi arashotora. Niwe wo kumenya ko ufite umukunzi ngo amugutware naho waba ugiye gukora ubukwe niyabura kana mubwira mugahita mubusubi. Ariko nanjye wenda zatera iti umuyapani aho namusanga ari kumwe n'umukobwa sinatuma bavugana. Sawa reka nkomeza turi kumwe. Sawa vugana nanjye baby. Ngwiki? Yes wipanika nitwa Panya umusore uteye amabengeza from Kibungo. Tugufasha iki?
Njye ndi umusirimu inaha yose baranze. Kuri diripu za danje Jordan singuraho bwogira ndarangura. Shambu bisanzwe sinkunda abakobwa ariko wowe nyikubona. Nuza nubwo utarambwira izina ryawe ariko nakwikundiye. Ushaka tubigenze gute? Ya urabona inkundo mba ndi kuzitinya pe kuko ndanyura i Nyanza ababebi baho mbatere depression kubera ko nkunda ari benshi rero mbura amahitamo ariko wowe bose uri kubaruta pe. Ushaka nkundana nawe? Ya urabona ari promotion nguhaye gusa ariko ntibyatuma umenyera. Barakubesha rero nanjye afite uwanjye. Ariko abakobwa b'iki gihe mwese mwigize abasama. Niba umuntu aguhaye amahirwe ntubashe kuyakoresha ubwo uba wumva utekereza ngo kandi ikimbabaza ni kimwe niyo ndindagize iri kugutereta wasanga ari igitipe cy'igisevire uri gushaka kurutisha panya umusore watoranyijwe mu bijyanye no gutanga urukundo rwuzuye. Mfite uwanjye rero. Tony. Gatoboka inyoga kubitwa n'inkuba niko wafumbera uwo Tony uri guhamagara abamwifishe yo kwaso. Blood of Jesus. Bebe twigenderesha. Bebe nibyo kweto wambara. Dore ko kareba. Shana terese hesha. Uyu wahagarikije amaraso ndakambura. Kamfe kuyanda nzamuka. Music. Umusabye ari ngute se? Shata pati ni wagwani tu. Umaze iminsi warabuze banikwamiye ibyana mana. Nuzi ko ngiye n'ibyana gwahiganye. Ruhigana ngute? Ubundi unshaka wanshakira ahantu hari ababebe. Niho mba mbarizwa. Rudakuba umugize iki? Uko umubonye nanjye niko mubonye. Si panyara? Ni panyara rwose. Nina tumubaze mana. Ubuzima ni urugendo ibugira shortcut ushaka kuzamuka tangirira hasi kubaka inzu utinye gutsindwa kuko gutsindwa Panya bite bitera imbwa guhitwa. Urabona agatuza bakarangaje ukanze imbere ngo bite agatuza ngo bakagize iki? ibihaha n'ubwo agashye babiteruyemo Ukaba ukiri guhumeka se? Ikibazo si icyo ahubwo yakoze iki? ni umukobwa Nerisi ariko ibintu ankoreye kazusi ibyina higwana. Uramuterese muragwana? Si ukugwana nyamubujije guteretwa n'igihungu cy'ikibwa. Rudakuba singubeshye nkubise njonogo ako biransaba kugifarisari kunyura mu cyuma. Akubwo uwo mukobwa yagukubita ukanyura mu cyuma nuwahe? Afite ubushatsi bunyereye nk'ubwoya bw'ingurube akibye nkoreye nzabivuga no mu mateka. Ngo bunyereye nk'ubwoya bw'iki? Ubwo ni Tony. Kuba ukinahumeka n'Imana ibikoze ahubwo reka mvatana hadusangana. Panya ubuzize guterita? Yego mwana. Biracyaza rero mu byo watoranyijwe n'inkoni zishobora kuba zirimo. Nzabiterita ngiye panya mwene pfunda sindi ikirembe. Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayiguma paka video irangiye. Nta rindi banga. Guna mu icyanzu.com tukwereka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wo mu content creator rero visit icyanzu wihahire.